Ndani yangu. Mbona ufite imyuka y'abadayimoni? Ngano ari mu mwana. Umva nagwe mbe kungura. Baza umva ikintu kinze. Dore abana benshi wabyaye. Ndagufashe. N'abana benshi wabyaye nagarita. Gabanya umunwa. Nafashe. Umva wumva. Kirikiranga. Ndeka ko wishimye. Ubona kubarira iminsi yawe hano kuno. Uyu mugara nubona uraye hangaha. Umenye ko ahubwo nibyo aho kumva. Umva baze kubwira. Undira kubise nkumvira ko bisa ngisekera. Ugira ngo ufite umwanya gusekana nako. Hano uranya afite. Ndashaka no kwigendera uko. Nukwiye kumenya nariye naryamye nagiye navuye he. Izo kuri ubu naga ari inshingano zawe ni ikintu ukwiye kumenya. Ikindi kintu nimba iwanyu buri ari bwo burere baguhaye. Kanseri. Ndi kwibaza kuza iwanyu burambasobanurira ibibazo bya buryo wanesheje umutwe kandi urashaka kumukanga muri uyu muhanda. None se ayo magambo mbwiye ngo singushinzwe ngo sinjishinzwe kumenya icyo wariye ngo ko waryamye ngo kubayeho ngo ibiki. Fata. Asole wowe. Ari kintu cy'abakora n'Imana. Kigabo n'ubu wa mugore yakiroze kiri muri iki. Fata n'amugase wazanye. None ibikoresho. Akundi wasaze. Bakuroze uri muri Fata n'ibije kandi. N'ibindi. Vuki. Asole wowe. Sikoza kaka kajya. Bisuburi gukanga nde. Cyangwa ndi Fata ibyawe ugende. Umva ngiye no kurwana ngiye narwana Kurwana neza. Ngo sinagukubita. Narwana kakagore kakuroze cyane. Uratekereza ngiye gushaka kusohora. Wabe ibintu byawe cyane kwa. Ariko wabe ibintu. Reka nkubwire uko nyumva. Reka nyumve nakubwira uko. Kuri aka kazu. Uko. Akazi ari ntangire. Uko nyumva. Ubu ngiye nshobora gufata izanye nkagenda nkabasigira ibinyuza by'ibyondo. Ibiki? Ngiragana ndagenda. Ariko mu kugenda kwanjye uko mbira ndagenda ndagenda. Guhitanira nyamuri inzu nziza irushije iyi ngiyi uko ukazabona ko ibeshyira kandi cyonzi ntabwo kandi muzana ni mubana uzane kinje gukora kandi mubwira ukanga hega amati ndakumva mbwira umvirizwa nkubwirishwe se uko nyuma uko ngiye gufata inzira ngiye uko ngiye gukora ucungana mwedi muravoma hano muri Nyirambo uko nyuma akabara kubeshya muravoma muri ko cyari ubwo basi reka nze ngiye wigiye reka nze umva uhaye iki uhaye imisi ya vuba uhaye imisi vuba ushakire umukaranisi urugutwaza nta kindi ahubwo sina kindi bagiramo nta ni muwe njye ngufitiye mukao kanga nta muwe njye ngufitiye nta muwe njye ngufitiye ngiye guhangana nawe duhangane ndabizi neza icyo utanga ariko mpa amahoro nubwo ujye naje kugenda maze kubibagura ntanahangana nawe byukuri ntago ubizi neza mbase no kumva ntago kurwana nawe guhangana nawe ntago guhangana nawe mu myuka ntago ufite umwanya wo kurwana nawe habo ngishaka kuko nyumva ntukomeze kumpa nta nakubibagura ngeburarega nakubibagura ngebura wambo ngerwane nawe bari nawe apu nakuta mugore ukuri kubitazi muri tase muri tase sinyarwana n'abagore sinyarwana n'abagore mumenagura n'irandaye urukao kangane iyi rwose ntabwo ari inzu rwose kabisa umva ngiye kugutungura nucunga nawe muzavamo hano muri Mirambo abone nanjije karakagore ngo kamero ubundi rega kakuroze kuko ndabizi neza kubyo cyara aho ngaho aha uzashaka ndabizi ntabwo nacyara aho ngaho uzashaka ndabizi nuko nakubona ari wanje shango warishe weshe iki ngewe nukubera ko no kwerekana mu rwego rwanjye ibi yari ntangiro kugira ngo murebe kubesha nyumva ko tokora ko ngiye kumbona ukonde bura nakwihishemo yenda kwihishemo buke kuyereka neza uko nyumva nanga kwereka imitungo yakwereka ariko ngiye cyoze ndabakwamo muri Mirambo muhaye Mr. Twena karaka sasa basha we ndiri ndambaye Mr. we nkiri umugore iri ndanyindaya nindaya uri ndaye uri imbwa hugo nta kibazo sabaye sawa baye sabaye hute ugende
ugiye gutungurwa neza yewe neza ariko se bimeze bite kunkanga sha cyangwa wamugiye bashara aho ngaho Diane karame ndani Icarano tuvuye muri studio. Ese diamako. Aramenyereye hano. ndamenyereye pe ndabona akazi nta kibazo cyane Zimbura amasoni yarashize. twaramenyeranye bigomba kutana basaza abantu Umwana sariye. umwana arabyara Ashara umwana warito. arabizi ko narushye ntabwo umwana wanjye yandushya ariko nararushye kuko sinari Hano sakazi ni kenshi basi tuzana undi mukozi uzajya ufasha. oya pe mwikora nta kazi kari hano Hano imbara akazi kenshi ariko tubigenza. oya nta kazi gahari pe agahari ndagashoboye simwazana umukozi wo kugira ngo Ariko mukavuga ngo ibishyimbo ararushye. nuko mba mbona narushye mbere Oya ntabwo warushye. Bya ibyo no kabiri. Mbese ubundi bya. Ubundi ni umwana mwiza. Sinabonye witonda bitandukanye no kubona bwa mbere na biketse. umva nukureka ubwire nukuri ndishimye uyu munsi noneho wagiye wakora ikintu cy'ubugabo none se uko utari umugabo utabyumva nabi ariko nukuri uyu munsi wagiye wakora igikorwa kuba nijoro wamwirukanye uriya mugore wamwirukanye nukuri ko Imana wankoreye igikorwa kuko noneho ubu wangaragarije ko noneho ibyo mvuga ubu byumva ubundi wamushyigikiraga ngo reka ngo ibiki n'ibiki ariko noneho ubu ngubu shana ukuri wakoze ikintu cyiza ndanagushimiye pe wakoze ubu ngiye kuruhuka ndanisanzuye uziko umwana wacu yaramaze igihe adakina no mu nda kubera uriya mugore mwari mwambara amuhagaritse amaraso mwese ariko ubu ngubu noneho ngumva nishimye hasi n'umwana arishimye ikibazo nyine ntabwo mujya mwemera reba yari yaritambitse ko niwe wayizanye none se yarizanye nabonye ingwaho naragiye mu gacupa duhurira nawo umwe ubonye bigenda kuriya ariko birangije ariko reka kubwira dusubire mu bintu rwego nyine nakubabariye pe aho dusubire mu bintu byakera ntawe mufitiye ngo dusubire mu bintu ubundi buriya gute mwagiye kwiga umutwe wo kuza kumbeshya ngo ni mushiki wawe ariko rwabyemeye ari wemeye nabyemeye kuko yazanye ubusinzi nawo magata yiraburiza si ari wemeye ese ubu ujya wumva nta soni biguteye basi ndagerageza reka ntabwo wasaragurika ndagerageza kwitunga oya ntabwo uba muragerageza witonda ahubwo nta kuntu reka twikunda ubwese nawe rero gukundana si ubuzima usanga gukundana hari ikibazo kirimo dukundanye ariko n'ubundi turakundana ntitubana se ariko bana bya bintu birenze by'abasheri rwose kandi aribyo ndi kukubwira nibyo n'ubundi mwana wese rwose narahuzwe pe ibintu by'abagabo n'ibintu by'abasheri simbishaka nibyo bintu ntashaka mu mutwe wanjye bikomeza binstressa rwose burya rega abagabo nimba hari abagabo bakubabaje batandukanye nanjye sibyo ushobora kureka abantu bashyize umugogo rujye mwashyira ibyishimo rega abantu turatandukanye ntabwo abantu tuba turi kimwe rwose rwose ndumva ibintu byo gukundana bitandimo kwemba bareke kungora hasi ngo n'akazi no mu kazi mukora ko muba mukorana n'abakobwa beza bahuze umukobwa cyangwa nawe urashaka kurangaza nk'abandi bose urumva mu bakobwa tuziranye rero nahitamo mu mwangaza ese kutugahitamo nawe mukorana mu kazi ubu DIANE ukora akazi k'ubutwite wanyu ni we mbonyemo icyo cyizere njye ntabwo icyizere cyane abandi bose mbona abo dukorana nta cyizere naba isundi bose kutambira ngo mbage ni nk'imwe muri ziriya tuzi asara bibwenda byanga kuko hano rega nabo dukunda ibintu byinshi siko njyewe na Rodrigue dushaka kugenda tukabona nuko mu kabari hano ihari numvikana nyine muba mushaka kwishima aya winjijisha nyine dushaka ko dukundana sibyo uriya mwana kubana mwiza nta kibazo ntabwo kugira n'umwana ntabwo
ngiye kumva nkubwiza ukuri nawe ukunda nkagukundira umwana keretse ubyemeye gusa mwana kandi uratangiye oya nyine turi kuganira mbese twabishoje neza niwe mugore nkunda ashaka oya nyine banza umbwire byagenze gute buriya kugira ngo uvuge ngo muje kunkinira ku mutwe uzunshinze ukuntu nawe mushiki wawe mujye mugenda muze mwasinze mwanyweye ariko uguze ukuntu uriya mugore yantutse uzi ibintu yakorera uzwi yambwiraga ngo byabura ya nishinzi ntabwo byabura nishinzi byatari ubundi se reka nkubwire kwansezeranyije ko ugiye kureka inzoga uriya mukobwa uramwirukanye ibyo mwajyaga muzisangira ubu noneho ntabwo ugomba kuzivaho inzoga se aba gakeya ariko se ako gakeya niko tutajya twumvikanaho gutumbwira ngo ubundi nguranywa gakeya kandi uzi ko wambwiye ubundi twakundanye utanywa inzoga byaje gute ni ukuvuga ngo ugenda unambeshyerega none se inzoga nayo yakubangamira itambangamira se njye sinywa inzoga sinigeze nanayisomaho iranukira ariko ntabwo ujya ubyumva ngo kubyihanganira ariko dushire cyane siko ngukunda umwana wacu urankunda gusa ntuzongera kunkorera amabara nk'ayo wankorera ntabwo bizasubira nibibaho rwose ese ko noneho ubu tugiye gutuza neza ubundi se ikintu cyatumaga utamwirukana mbere cyari ibi nta bitekerezaho ukuntu nabitekereje basanga umwirukana utarabitekerezaho igihe cyose tubonye uriya mugore utarabitekerezaho neza ariko ushobora kuba nawe warancaga amazi cyane ntabwo ari cyane cyane uko nitondaga nkwereka ko ntibikore cyane kandi ntabikoze none ibyo wambwiye nuko nakweretse n'ubundi ko ndakaye n'ubundi ntiwari kuzabikora ubyemera ko si aka kanya nta mu mwanya mbanze mbitekereze ariko kandi sinzi ko hari umusanga kizima nzabona kuko birangoye kubera iki kivunanye none kiza tumaze kumenyerana imico yanjye yose rwose hari icyo usigaye kumenyaho se cyangwa hari icyo ushidikanyaho wenda nyuma y'umugeni nuko nabikweretse ko ndakaye nyine namushaka wakoze cyakora nyine ndakwishimiye wakoze ariko nanone ukansezeranya ko utazongera kumurira amabara nk'ayo wankorera ariko agacupa ko nta gacupa ariko ubundi ibyo ni ibice ubuzana urambyaga agacupa ahubwo umuntu akanguriye ukashimira ko nawe minamwirukanye none nuko mbwira njye nkagushimira ariko uzi ko ushaka kundakaza tubyihorere umushimire gute se ari we wamuzanye noneho mwaranandereza ari noneho wibuke kutigeze unansaba n'imbabazi z'ibintu mwakoze ujya gutera undi mugore wo ku ruhande nyine wowe kuba wambabariye tukaba turi hano imbabazi barazimba ariko ntibibuza ko ufite undi mwana hanze oya ntazanabimbwire umwana uba ufite niwe wanjye niwe nzira ntawe nsinzi nawe yamukwiye ariko ye wagiye kakwihagararaho azabyiganirize je ntabyo nzi by'abana bwa nawe umenye iki azabyiganirize ariko mwarabonanye kandi nawe urabyemera urabizi ko ari n'uwawe bitangira kwihakana ntazabimbwire rwose ahubwo mbwira ubu munsi nabafataga hariya ariko abantu bwabo ushaka mugira isoni nkeye muri gusomana nta nahari nuvuga ngo iyo nabaga nagiye mwajyaga mu byanyu byarangiye byakira byararangiye komeza ibiri imbere byihorera nanyizeza nyine ibitangaza bigiye kunkorera ngiye nyine mbwira ibitangaza bishyugiye biri imbere byo tureba by'inyuma byihorera byararangiye harimo ubusinzi harimo kubeshya byararangiye aha ndumva nyine ari danje ariko nyine peki nari ngamije nyine ni ukugushimira kuba wamwirukanye ubu ngiye gutuza nanjye wenda ndebe ko nabyibuha sawa wabunkoreye ariko nyine sinagenda guke gusa genda ushimira se kuko wakugwaje ko mudashira isoni ashaka ko tubonana tukazabana nk'umugore n'umugabo cyangwa n'urukundo rusanzwe twese ko n'ubundi dukundana erega buriya kubana n'umugore n'umugabo ufite ahantu bihera ku kantu gatoya ko gukundana bikagenda bizamuka usobanura bagikunda ntabwo gutyo nuko rero uretse nzabigusubiza kuko ngewe rwose ndumva nta muntu numva ndashaka mbese kubanza gutuza muri ngewe